abagore mwabuze urubyaro kuri Noheli bazabatera inda. Ni ryara abapastori mugendererwa mukagaruka ku murongo. Kwari gihe mukora amakosa tukayabona kandi mukakomeza mu nshingano. Ni muce bugufiya. Aha n'abakristo ro batima mu mwagwiriye. Mwamenye ibyaha by'abatambyi kandi ibyaha by'abatambyi bimenya Imana yabimitse. Hanyuma namwe muhagara mumenye ibyaha by'abatambyi muricara murabivuga murabemba ntimwamenya ko mwabembwe. Nta pastor ugira ibyaha. Inyangamugayo nzima iruta umukristo mubi. Inyangamugayo nzima iruta umukristo mubi. Uyu mudayimoni nutawihana. Uwese. Uyu mudayimoni nutawihana ntago bikwiriye pa. Umva nta munyabyaha urutundi. Ikiro cy'amababa n'ikibyatsi n'ikibishyimbo. Nibi. Iyo so na nyoko bakubyaye bari muri stress. Uriya biragukurikirana mu maraso ugira stress. Aho kantu namutse ukazi. Naba bajya bashwana kuko ukunda umuntu cyane byacika. Amen. Yego. Kubunkunda. Yego. Mfite confidence ko ari nundi wankunda. Yego ariko icyo gihe unanyanze. Yego. Wagenda. Mfite promotion yuko nabona undi nkunda. Yego. Turi inshuti. Inshuti bwihisha. Ikimenyetso ni ikiyize. Nuko twicaranye. Ngo? Nuko twicaranye. Nukubura uko ngira. Ngero ntago nicaranye nawe kuko nabuze uko ngira. Inde. Wowe. None niho ntandukanye nawe. Mu kazi nyine. Bivuze ngo kwihana no kugira umutima uciye. Wahinduye indirimbo ngo abantu barakugushije gute ko ari we wigushije. Ntago nkiri mu baguye. Nawe wimanuye ku gacura amanuka bikubita hasi cyakorwa mu biganza bya Yesu uburi muzi. Nabiguyemo se nabivuyemo. Reka nkubaze. Ngira abantu bari mu mahanga bari mu Rwanda bari Canada na he. Utimamu ni muzima. Oya buretse. Ubuzima bwanjye sabwo wabumenya. Wari gihe wabaye utimamu yajya kuntu ukabona urasa n'akayongwe wumvise. Abona urasa n'akayongwe cyangwa se uragasa n'akagasimba bita runaka. Oh, The Vibe TV. The Vibe TV. Ni kuri The Vibe TV. Igihozo TV. Urabona neza? The Vibe TV. Ni The Vibe. The Vibe TV. Hazaho bu. Turavibura. Igihozo TV ndetse na The Vibe TV niyongwe ndetse nanjye Timamu twongeye kwasoza. Urabona neza Timamu? Amakuru. Ndashima Imana. Hano neza. Hano ni hehe? Hano ni Kampala. Ngo? Hano ni Kampala. Kampala? Hano ni he? Hano ni he? Ni kuri The Vibe TV, ni Igihozo TV, twicaye Kampala. Waje ryari? Igihe naze sugo nacyo nitangaza. Ngewe nemere kuzana ibihe byose kubera ko mvuka muri kino gihugu. Uvuka muri iki gihugu. Ariko muzihindura abagande, mwihindura abanyamurenge, mwihindura abwe wigize umunyamurenge ko nabonye yigira umunyamurenge. Hari umunyamurenge mugufi ya nkaho ubaho. Abanyamurenge bagufi turahari. Ntabo yawe ntuntu umunyamurenge. Abanyamurenge bagira imico nzi bakunda gahunga, we nta gahunga urya. Abanyamurenge banywa amata, nta mata ndakubona unywa kofi. Urumva nta munyamurenge ndabona unywa kofi. Banywa amata. Uri umugande. Umugande ntago ndi umugande navukiye Uganda. Wavukiye Uganda. Je navukiye. Ntago mbizi. Wavukiye mu Rwanda. Ariko ibi bintu ndabyanga rero. Ibiki se wanga? Ibi ndabyanga. Uhinduye umugande. Wihinduye iki? Ntago nihinduye. Jiwa ndi umwana wo kumuhima kuri Yamaha. Ntago ari uvukira wibeshye. Inde. Wowe. Mwereke iranga muntu. Nanjye ndikureba pasiporo yanjye. Kumuhima akagari k'amahoro. Banza usome hano. Inde. Umunyarwanda wavukiye he? Ntago ari pasiporo y'umunyarwanda. Wavukiye bisubize ukabangu ndikira ngo wigiraho nimwe mwigiraho rekeraho nyine Imana bababarire kwigira rekeraho naki kwigira abantu mutari rekeraho naki uzamvugire uzamvugire ngewe rero nemere kuzana igihe cyari cyo cyose kubera ko ndi umunyarwanda avukiye Uganda. Okay. Ange ndi umunyamurenge wavukiye ku muhi. Wewe ntago uri umunyamurenge. Umunyamurenge se ndi umunyamurenge wavukiye ku muhi. Noheli nziza basi. Okay, Noheli nziza n'umwaka mushya muhire kuri wowe ndetse n'abadukurikiye ku Gihozo TV ndetse na The Vibe TV. Tubabwira ngo muzagire umwaka mwiza kandi mushya muhire, muzawurye ntuzabarye, muzoboneremo ineza y'Imana. Noheli ni umunsi abantu biyumvisha ko ari umunsi wo kurya kunywa no kwambara neza. Yego.
ariko noheli ni umunsi ahubwo abantu bagomba kwakira umwami Yesu. Hari ibintu bitatu biba kuri noheli. Icya mbere, noheli ni umunsi w'umuryango. Yego. Imana iha agaciro umuryango kuko Yesu yavukiye mu muryango wa Mariya na Yosefu. Kabiri, noheli ni umunsi abantu imiryango ihura igasangira. Abantu bakwiriye kwicara bagakemura ibibazo biri hagati mu muryango. Ntibiye kubaga ihene, ntibiye kubaga ikimasa, ahubwo bakanicara bagakemura ibibazo by'umuryango. Icya gatatu, noheli ni umunsi w'ibyishimo by'abana bato. Icya kane cyihariye, abagore benshi basama inda kuri noheli. Kubera iki? Barubizi? Ntabyo narinzi. Abagore benshi basama inda kuri noheli. Biterwa n'iki? Aba bagore mwabuze urubyaro kuri noheli bazabatera inda. Ngaho urahanuye se? None se ndi umuhanuzi se? Ndi umuhanuzi. Niko kazi. Kuri noheli? Kuri noheli abagore benshi nibitegure guterwa inda muri. Niyo mpamvu usanga ba muka noheli na ba nyira noheli na ba se noheli. Na ba noheli. Bariya n'abana rero bazisama kuri noheli. Imana itanga promosiyo y'abana y'urubyaro, abantu bakabyara bagasama inda kuri noheli. Pastor, uvuze ikintu gikomeye, ariko nyene ntangiye gutekereza ko biterwa wenda nuko imiryango myinshi biri kumwe kandi abantu bakitanaho, ugasanga umugabo yahashye neza, abana bariye neza, madamu ni batajyaga nateka akabati kuri noheli ndatekera umutware. Ntago byabituruka mu byishimo abantu bagaragarizanya kuri noheli. Urumva umutima utuje. Yego. Nubona iyo so na nyoko abantu bize ibintu nk'ibyo nyine ngiye kuvuga. Iyo so na nyoko bakubyaye bari muri stress, uriya biragukurikirana mu maraso ugira stress. C'est vrai? Byaba ari byitwa kandi iyo mama yawe yasamye inda ari mu nduru, buri induru zishobora kugukurikirana. Ariko iyo yasamye inda ari muri bwa buzima butuje, chéri chouchou bébé sweet, umwana usanga wa mwana nawe yibera muri labo mu rukundo. Nkawe rero nkurikije ibintu bamwe, mama we yasamye inda yashwanye na papa wawe. Urabeshya. Ntago birimo. Mama na data barakundanaga cyane. Ntago mbona ati mama hari habaye mwakaruhu. Wapi rwose. Ibyo ntago mbyemera ngewe. Impamvu ntabyemera, nge naganiriye na mama. Sanga data yakundaga mama cyane. Ni nacyo bapfuye. Bapfuye kwa mukunda urukundo rukabije windenga kameke. Cyo turakita ikinyoma gitagatifu. Hoya cameraman. Nukisha nyuma ya kamera jagaraho tukureba. Ngose na nyina bapfuye ko bakundana. Uyu ni wese muhanuka bakundana cyane ahubwo. Bapfuye ko bakundana. Tukiraho ngaho. Ntago wabuza abantu bajya bashwanira ko bakunzwe cyane. Ko bakundana cyane. Bakunzwe hoya. Ntago ari ikibazo, ntago ari igikorwa ngirano. Umuntu agashwanira n'undi akangira undi kamukunda cyane. Ntago urabimenya. Ntago urahora na barimo gufuha. Hoya. Kandi timamu nawe iyo ngeso urayigira. Ndafuye. Mamagare tuvuge babyandike muri comment. Hamagara. Niba hari umudayimoni wa mbere ugira, ngo ugira umudayimoni wo gufuha. Ibyo se bihuriye n'ubambeshyeye. Ibyo bintu narabyihannye. Nabigiraga kera nkiri umwana narakuze. Inshuti za timamu ni ukundana na timamu rwose uzakunde timamu wenyine, arafuha kubera ko ari muremure akagenda sekura inzu agonga imiryango. Basuma nkusobanurire. Se timamu gufuha wemera ko ari icyaha? Kamaze nyivuge neza. Gufuha ni icyaha? Gufuha ntago ari icyaha. Gufaha n'urukundo rwinshi rw'indenga kamere ariko rwivanzemo akantu kabiko kutizera uwukunda. Yego. Uzi ko gufaha kumaze gusenya ingo nyinshi ku isi? Ndabyemera ariko aho turahagera. Reka mbanze nkubwire uburyo umuntu akundwa cyane agacunda amazi. Bijya biba cyane cyane ku bakobwa bakunda abahungu cyane, cyangwa abahungu bakaba bakunda abakobwa cyane kurusha uko babakunda. Iteka iyo ukunda umuntu ku kigero batagukundaho bimutera stress. Ishingiye kutigirira icyizere. Yego. Mbere na mbere niba unkunda ndi umukobwa. Yego. Nkwiye kumenya ko atari we wankunda wenyine. Yaha urakoze.
ako kantu uramutse ukazi n'aba bajya bashwana kuko ukunda umuntu cyane byaciye. Amen. Yego. Kuba unkunda. Yego. Mfite confidence ko hari n'undi wankunda. Yego ariko icyo gihe unanyanze. Yego. Wagenda. Mfite promotion yuko nabona undi nkunda. Yego. Gufuha rero kuba hagati y'abakundana cyane cyane y'abafiance. Yego. Kubatandukanya n'umwe abavuga ati uyu mubuze ubuzima bwahagarara. Napfa. Ongera ngo napfa. Mu gihe ndi umukobwa nabanze ndeza ko ndi VIP. Ko atari we muhungu wenyine ko kubana nawe ariko unyeneye hari abandi banyeneye. Unyanze ntabwo najya kwiyahura. Ibyo ndabyemera. Unanyanze nakubira ngo igende siwe muhungu wenyine hari nabandi. Hari abantu bakundana rero akinjira mu rukundo agatanga byose kandi nukundana n'umuntu utimama. Jewe abantu bose dukundana hari icyumba batakinjiramo kibamo Bibiani wenyine. Oya ubuzanya makuru mashya. None se ukundana gute n'undi muntu Bibiana hari? Inde? Uravuze ngo abantu bose dukundana hari icyumba batinjiramo. Hari kimwe icyo cyumba kibamo Bibiani wenyine. Ubu rero ntago ari abo mukundana. Nise nta bandi nkundana nabo. Oya ntago byemewe. Uza neze pastor, nese umupastor akundana gute n'undi muntu afite umugore? Tukunda intama tukaziyobora nk'abazazibazwa. Ukumwe muba mufite umuryango w'umwihariko n'umuryango rusange. Oya. Twebwe uko niko abashumba nyine muvuga. Abo mushumba ngo wigisha urukundo. Abakora ino 13 ba mbere. Rwihanganira byose, rubabarira byose, nirutekereza byose. Ikibi. Gukunda umugore ntabwo ari ugukunda mu ijipo. Gukunda umukobwa si ugukunda igituza no nibiri mu ijipo. Urukundo ntirurebaho. Umukobwa ndamubona nka mushikyange muri Kristo Yesu. Ukamukunda. Umugore mubone nka mushikyange muri Kristo Yesu. Mubone nk'intama nanjye mubone nk'umushumba. Yego. Icyo nicyo cyerekana ko turi abana b'Imana. Yana ngo bana bato ni mukunda nicyo kimenyetso cyerekana ko muri abana b'Imana. Muri abana b'Imana. Ikibazo rero we nuko numva ukunze ubureba ibindi. Twarimo tuganira urukundo. Niyo mpamvu ariho misenge. Ariko iyo ngeso yihane urayigaragaje. Iyi ngeso ze. Urumva iyo ukundanye n'umuntu ureba abantu. Ubwo abantu bose mukundanye ubana n'abagore. Hoya. Timamo warawukijijwe. Gukundana numva nkubaze. Gukundana ni iki? Gukundana ni iki? Ni impano y'Imana. Urukundo ni impano y'Imana. Kuba nakunda Yongwe bitandukanye no gukundana na Yongwe. Okay. Yego. Noneho urakunda ariko ntukundana. Gukundana ni igikorwa cy'umwihariko kivangamo n'umushinga wo gukundana, kuko gukundana si itegeko. Ushobora kugukunda sunkunde, ushobora kunkunda nkagukunda, ushobora no kunkunda dushobora kuba yego urakoze, dushobora no kuba dukundana ariko nta projet gukundana dufite. Yego. Ariko twiyumvanamo. Wow. Ibyo ntabwo kwiyumvanamo ntago ari ugukundana. Hanyuma rero icyo waruvuze ko umuntu ashaka kuzira urukundo rwinshi nawe turakundana cyatwiyumvanamo. Hoya ntago dukundana nta nubwo twiyumvanamo. Turi inshuti. Inshuti bwihisha. Erega gukundana ni ikindi cyiciro. Mfite amafaranga urajya wenyine. Aya mafaranga ndayakurusha. Mfite amafaranga. Wese nkurusha amafaranga. Ibintu byacimo ari ngo turakundana. Bane urukundo nk'urwajya ujya kurukunda bene wanyu wabeshya. Kundana. Ujye unyumvira. Wagiye mubi. Uze nkundana nawe. Ikimenyetso ni ikiyize. Nuko twicaranye. Ngo? Nuko twicaranye. Nuko urukongera. Wowe twicaranye. Arigiye wicarana n'umuntu kuko wabuze ukugira nakundi. Ndabaje cameraman. Utuko byamera kose turicarana n'undi nawe nagucikira. Wero n'undi nawe nagucikira twaramenye. Ngero ntago nicaranye naye kuko nabuze uko ngira. Inde? Wowe. None niho ntandukanye nawe. Mu kazi nyine. Bivuze ngo oya tuve mu kazi. Wishaka kuba nk'umuntu ntavuze izina ibintu byose bibona amakazi. Ntago nicaranye nawe kubera akazi. Sinakaye. Oya. None se ubu ngubu twicanye hano tutabigiyeho inama. Inde? Uko biri kose twabigiyeho inama. Mukanware mu mibare yanyu timama. Hoya ntago ari imibare. Mukanware mu mibare yanyu ibi bintu jewe ntago ari imibare. Oya ntago reka nose pasta reka nkubaze mbere ko twicarana hano twicaye Kampala nta handi twicaranye. Twaganire kuzana se ntago twabiganiriye. Wanaje usangine. Aha nta kibazo. Wewe uzabubwira abantu ko atari je ugenda ukwereka inzira. Reka nkubwire utangiza ikintu nakimwe. Ubesha abantu hano
ngo uri umugande ufite ibyangombwa ntabwo mbeshya ndabikweretse ariko ufite ibyangombwa by'Ubugande ndabifite ubeje wundi uzaba wabyimbisha umutwe utemera ko ari cyo kwereka aho bambukira ukwigisha ukuvugira n'Urugande nkwereka uko batega moto 2005 wari wakagera Uganda njyewe nari mpari nahabaye amezi abiri wamwumvise cameraman kuhaca giye Nairobi bya oya apana kuhaca kandi mafite umuryango ubu ngutayanga ko wansanze hano ubu ngutaye hano wamenya aho ucuta aje mwibira ku muntu abaruta ati mama uyu mugi nawe ugutanzemo wumvise none ushejo bundi umamagara muri Trinity udafite ahantu wiyambutsa none ubaye umuntu watarutangiye kumira guhananze Bugande naragutanze usurumva uza kubona n'amashiringi nibura watangiye kwerekana ko uri umukoniseri wibuke ko umusaza hari ibyo ngibyo twikomereze ndiha agaciro mpereye mu gacinjiro ntacyo twikomereze banzu nyumve nkubwire ibyo nzabiha agaciro mpereye mu gacinjiro aho nagusanze uyoboye gahunda mbikubahire nkuko arabigukundira kugera n'uyu munsi ariko ntaho bihuriye na kandi ariko ejo bundi sibyo hari umuntu wamamagaye arambira ngo timama aracyariho amavuta nese ndozi ko ntayo oya ejo bundi waririmbye ahantu muri konseri umuntu aramamagara ati timama aracyariho amavuta reka nkubwire rero reka mbanze nkubwire Pasika nyinjijisha timamu aracyakishijwe aracyasenga ese ubundi gukizwa ni inyungu yandi inde gukizwa inyungu yawe ni inyungu y'umuntu ku giti cyurakoze sibyo ese ntuzi utarakizwa ukuntu wari umeze timamu reboretse gatoya kuko nakijijwe ndi umwana inde sibyo ngiye ngewe kukizwa kuri umwana imyaka 9 nibwo bambatije kugira ngo babwire ko wakijijwe uri umwana nyine utazi serega gukizwa kwanjye nta wundi bifitiye inyungu no gukizwa kwawe ni inyungu yawe cyo koza biba byiza kuko ubangutse umuntu ugirira icyizere kuko umwizerera muri Kristo ariko abenshi twizire muri Kristo nibo batubereye babi inyangamugayo nzima iruta umukristo mubi inyangamugayo nzima iruta umukristo mubi uyu mudayimoni nutawihana uwese uyu mudayimoni nutawihana ngo ukure ukorete ya Prayer Mountain wa Mari uwese ntabwo Prayer Mountain ikora deliver uyu mudayimoni nutawihana uwese kandi ntabwo uzajya mwijuru ngo urumva hari ibintu kuna kuvuga ngo abo wasanze mu gakiza ngo nibo bakwigishije ibyaha ngo nibo bakugushije gute ahubwo kuki mutihana mwana hari umuntu ugusha ako pastor muzihana ryari ngo kwihana se no kujya kumusozi ese cyo uvuga kwihana no kugira umutima uciye wahinduye indirimbo ngo abantu bakugushije gute ko ari we wigushije ntago nkiri mu baguye niwe wimanuye ku gacura amanuka bikubita hasi cyakorwa mu biganza bya Yesu uburi muzima nabiguyemo se nabivuyemo reka nkubaze ngira abantu bari mu mahanga bari mu Rwanda bari Canada na he timamu ni muzima oya buretse ubuzima bwanjye sabwo wabumenya wari giye wabaye utima muntu yajya kuntu kabona urasa nakayongwe wumvise abone urasa nakayongwe cyangwa se uragasa nakagasimba bita runaka ubu nibura ubona ko ibintu byahindutse hari wasaga nakayongwe usa nabi rwose warangiritse noneho wangiritse rero ibintu bikandukanyeho utanya ngo barangushije baheneye n'ubundi wari warahenutse ikibazo nibaza kandi utari kunsubiza sinkiva utansubije ngewe ejo bundi nakoze ikiganiro kandi kimvuye ku mutima kuko namaze kumenya yuko ari uwo musozi muvuga ntago wahindura umuntu nta mupastori wahindura umuntu ngo amugarure mu byizerwa neza ariko Kristo yabikora yego ni ryara abapastori mugendererwa mukagaruka ku murongo kwari giye mukora amakosa tukayabona kandi mukakomeza mu nshingano nimuce bugufiya kandi mwarabwirije benshi ngo mu gihe mwagarutse mubwira abantu tokoza mutubabarire twarakosheje atari impamvu z'uko ari watanga agakiza ahubwo ari kugira ngo twerere imbuto abo twabwirije ubutumwa bwiza ega hari umugabo umwe witwa Dawudi yarongoye umugore mwiza wa Uriya yica n'umugore wa Uriya n'umugabo we amaze kumwica Imana ibihishurira Natani ajya kubibwira abasaza bakora ati nabonye ibyo Dawudi yakoze uzi icyo babwiye Natani baramubwiye abasaza bakora ati Dawudi nawe araguca umutwe ati umuntu warongoye akica n'umuntu we kukwicura umuhanuzi ni nkako kanya yego atugenda ugira ubwenge aha n'abakristo ro batimamu mwagwiriye mwamenye ibyaha by'abatambyi kandi ibyaha by'abatambyi bimenya Imana
yabimitse. Hanyuma namwe muhagara mumenya ibyaha by'abatambyi, muricara murabivuga murabemba, ntimwamenya ko mwabembwe. Nta pastor ugira ibyaha, sibyo? Nta n'umukristo umenya ibyaha bya pasiteri. Abapasitoro ni abantu b'abamarayika Imana yashyizeho, ibasiga amavuta yo gukora umurimo wayo mu cyimbo cyayo. Iyo bacumuye ifite ahantu bababarira, cyane cyane ko kwa padiri uzi ko babajyana i Roma bakabahindurira umwambaro bakabahanira mu gikari. Wowe rero ibyo bintu by'ibyaha by'abapasitoro wabimenyeye hehe? Kutari pasitoro cyakora ndabona biri kugenda bisaza mu minsi iri imbere. Wabimenyeye hehe? Abapasitoro ni abantu Imana yatoranije. Imana itarakubwira ati ndakubirinduye ndakwirukanye wagisambuye wagisahire dandawe, birabago mwubahe umugandukire, ibindi wicecekere. Uruzi umugabo w'umuhanzi urimba muri Korali Baraka mu Gakindo witwaga Pascal, ndamuzi. Uramuzi? Cyaririmbye indirimba nini mu burasi nzayibagirwa, ivuga ngo ruzaca Imana, urubanza ruzaca Imana. Urubanza rero rw'abapasitoro n'abashumba turuharira Imana. Abakristo ntimubyicangemo, kuko si umurimo wanyu kubyicangamo. Ubwo ntago ari aho ngaho muhera mutubera ibigusha. Ibigusha mwigira beza muvuga ngo mwemere kwihana ngo guca. Ese pasitoro yakubera ibigusha mwahuriyeho ubundi? Mwahuriye kuza umbona mw'Imana, utaje umbona mw'Imana. Wakora n'amakosa nkakubona mw'Imana. Mbega nuvuga ngo mwarejejwe mu gihe mwahamagarwa. Twarejejwe. None se Imana intoranya ntiwari uhari? Waranansumbaga rwose n'ibigango bifite. Unavuka mu mfuri wanyu wabaye na muremure mba mugufi, ariko Imana yabonye itagushobora, irebye jewe iravuga uyo ngo arashobotse. Umuhamagaro w'Imana ndawemera. Wabyumvise? Yanyuze mu bagabo benshi, ireba abantu benshi b'abahanga bize n'abanyabwenge imfura mu bami, irabago mwebwe cini bakubita hasi irabagaya. Igeze iwacu kwa Ananias irasanga gahungu bita Yongo, kanwe itabi kanwe yurumogi kanwe kanyanga kananiranye. Iragafata ngo mwana wanjye ndagukunda, I love you so much, iranyimikira ntoranye. Aho rero bago nuntunga urutoki uzayibona, nundwanya izakurwanya, nugenda uvuga amagambo mumbi izagukosora. Hari umugabo umwe mpise nibuka ngo yagize gutya aranywa arasinda, abakobwa be barabibona. Yego babivuze byabagendishye gutya barapfuye. Ubwo se ushaka kumbwira barapfuye kubona ubwambure bwanjye kugenda uvuga ko ndi umunyabyaha cyangwa abashumba ari abanyabyaha uri gupfa. Dufite intumbi rero zapfuye kubera kuvuga abakozi b'Imana abashumba. Pasta nago ibintu tubyemeranwaho. None utabona ndi guseka mu mirongo nyi ntago nguye imirongo ndavuga. None se oya ukuri naho mwaguze ukuri ni Bibiliya yera ni imirongo igaragaza ko ugomba kubahuka abakozi b'Imana. Ntago ari kubahuka. Njyewe nemera ko muri Kristo Yesu turi umwe. Yego ntago turi babiri. Nemera ko ibyo uzabazwa ni byinshi kuruta ibyo muzabazwa. Abumvise byinshi bazabazwa byinshi. Urubanza ruzera kuri ba basaza n'inshingano zanyu zibayobora mu kubazwa byinshi. Kubera iki muzabazwa byinshi? Muri bagenzi bacu muri Kristo Yesu tuzaba mu ijuru rimwe, ukabonyereka ko nzakosa ngewe nkagaruka ku murongo nkanabigaragaza, ariko wowe ngo sinzamenya ngo aho wihanira ngo aho koshere ngo gosore ngo amakosa ngo ibyo bikomenywa n'Imana. Ibyo bintu nivuga butumwa ryiza mu by'ukuri. Nyine nibyo nakubwiye. Ntago bikwiriye. Umva nta munyabyaha urutundi. Ikiro cy'amababa n'ikibyatsi n'ikibishyimbo n'icyumunyu udakijijwe ntazabona Imana. Ariko hari umurongo utukura utakwiriye wemerera abapastori n'abashumba. Oya nta wemerera abantu gukora ibyaha. Kubwo hari umurongo ukumira abakristo kuvuga abapastori no kubasebya no kwinjira mu buzima bwabo bw'umuhamagaro. Ikibazo rero nakubajije ko mukosa tukababona. Ibi mvuga ntago ndi kuvuga Yongwe. Namwe mu badukurikiye ndabizi ko mufite abapastori babakoreye amafuti, ariko baragenda bihagararaho banga guca bugufi ngo bahinduke baberera imbuto cyangwa babihaneho. Pastoro iyo yageze hari urwego ubundi ugeraho ijuru rikaguca ugasigarana kora n'ikote n'izina, ariko mu ijuru baraguciye. Aribo bakwiciriye udaciwe n'abantu. Hari ibintu ushobora gukora mu Imana ikavuga ngo wowe sibyo nta kindi gisigaye ndaguciye cyakuzamenya agakiza bundi ucyuka vuga bwa kabiri. Niyo mpamvu rero wibuke nari ndi gusoma ejo bundi
sibyo umwami wagiye ku rugamba ageze ku rugamba baramurasa umwami wa mbere ndumva ari ibice bibiri noneho bamurashe n'ingabo ziwe ziratatana umwe mu basirikare biwe akebutse wa mwami agiye gupfa areba muje abona umusirikare umwe mu biwe agiye gupfa aramwambwira ati ndangiza n'ubundi ngiye gupfa afata inkota aramwica amwambura inkota yari afite amwambura n'imyenda n'ikamba yambuye umwami ikamba amwambura n'inkota amwambura n'imyambaro nyine ya cyane arayitahana ayishyira Dawudi aramubwira ati dore Sawuli uko byagenze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya ngo bakora ikiriyo barahimbaza barishima cyane ngo mu gihe bari mu kiriyo Dawudi ahamagara bamubwira ati ngwino hano araza yarazi ko agiye kumugororera kuko yazanye ikamba ry'umwami amaze kumwica akazana n'inkoni y'umwami n'imyambaro y'ubwami aramubwira ati wowe wubahutse ute gufata umuntu wasutsweho amavuta y'Imana ukamwica nubwo yaburaga umunota umwapfi ntiwagomba gufata inkota umusonga wategeka ko abagabo bamutwara buriya rero umuntu w'Imana Bibiliya ntabwo yemerera abakristo kuvuga abapastori kandi Bibiliya nayo ntiyemerera abapastori gukora ibyaha ibintu ni bibiri hari umurongo usanga ukubuza n'undi ukamubuza ukanakumira wa wundi kuri nose turiho turimo kutugana no ku musozo ndakubaza akabazo kamwe kanyuma wavuze ku mugabo witwa Dawidi nibuka ko ngo yagiraga umutima uca bugufi kusanga abapastori nta mutima uca bugufi mugira ngo nta umutima uca bugufi mugira umutima uca bugufi ko nta umugira nk'uwa Dawidi oya turawugira kandi Dawidi yari umwami turawugira umutima uca bugufi turawugira mucira bugufi turanababarira tudakwiye kumenya turanababarira turanarakara turanarakara urakari haraho tubuca Yesu umunsi umwe yasanze abantu bacuruza mu isoko inzu y'Imana bayihinduye isoko ararakara wumvise afata ifu ayivanga n'ibishyimbo inkoko azivanga n'inuma ibintu byose arabivangavanga afata ikiboko arakubita ati inzu ya data mwayihinduye iguriro nurakara ariko Bibiliya avuga nibigeza nimugoroba uburakari buzajye burangira kuko byanze kuze pastor yarakaraga kuri ibintu ariko najya gusenga agiye kubwiriza cyangwa agiye mu bindi bikorwa Imana irabanze mwese kugira ngo ajye gukora wa murimo yejeje ni nayo mpamvu rero Imana ibeza vuba ikababarira vuba ikabakurikirana vuba kubera yuko nayo bafitemo inyungu kugira ngo ibikoreshe by'inyungu zayo Imana reka ndekera murakoze cyane rero tubashimire mwebwe abana natwe kuri The Vibe TV ndetse n'Iryozo TV tubabwira ngo nakagaruka ni Apostle Yongwe ndetse nanjye Timamu Jean Baptiste dukomeza kwifuriza gusoza umwaka neza ndetse no gutangira undi neza kandi mu byishimo n'amahoro ciao ciao nakagaruka